Amakuru mashya akomeje kuvugwa hagati mu gisata cy'iyobokamana hano muri iri torero ryacu rya Adeper yuko tumaze kubona abashumba yego b'indembo nibyo byararangiye yego, ariko se ikindi kivugwa ni iki? Biravugwa yuko ari itorero rimwe mu murenge hoya buretse ubwo umuntu azava ku ntango ajya gusengera imukoma itorero rimwe mu murenge umuntu azava ku ntango ajya gusengera imukoma, ubwo ibyo bizakunda abakirisitu ubwo ntibabaciye gusenga? Mbese umushumba mukuru wa Adeper nyabwana nyakubahwa ndeze Izayi, icyo gikorwa mwamaze kukinonosora neza koko ko abakristo bazateranira ku itorero rimwe mu murenge umwe? Mutubwire. Ariko kandi nuba ari uko byanzuwe ubwo ni uko bigomba kugenda, ariko andi makuru mashya hari navuga ngo iki? ariko noneho mbazaniye amakuru yaba ashingiye ku mazina y'abashumba bazayobora amaparuwase, ko ubushize nge nabagejejeho icyifuzo abakristo bantumye bambwira bati mu bashumba b'amaparuwase 30 ntihazaburemo abashumba banaba babandi natangaje yuko abakristo bifuza ko bagomba kugaruka muri icyo gikorwa. reka mvuge nitonze. Oya bivugana ubwitonzi rwose kugira ngo tubashe kubyumva neza, ariko icyifuzo cy'abakristo cyo kigomba gusubizwa. Utiki rero Biravugwa ko mu itorero rya Pentekote mu Rwanda Adeper gahunda yo kurobanura yo kunoza gahunda yo gukora lisiti y'inyangamugayo y'abagomba guhagararira amaparuwase, iyo lisiti yarangije gukorwa. akabazo k'amatsiko kandi duhuriyeho n'abandi bakristo bose, nkatwe nk'abakristo bose dutegereje kandi twari dutegereje iyo lisiti, ariko hashingiwe kuki kugira ngo bigaragare cyangwa se byumvikane yuko cyangwa hamenyekane yuko iyo lisite yakozwe, abo bashyizwe kuri lisite arizo nyangamugayo, niba nta buhamya bigeze basaba abakristo babo ku midugudu cyangwa ku maparuwasi bari basanzwe bayobora? yarangije gukorwa dore ko iyo lisiti umushumba mukuru wa Adeper nawe ukorana bayimurikiye imana se gute? Mbwira ngewe binsobanure neza, bayimurikiye imana gute? Kwa kundi bapfukama bakabarambikaho ibiganza bakabasengera, nibwo buryo bayimurikiyemo imana? Tubwire dusobanura ngewe. muri amvirope nziza ziryoshye cyane, barangije bakora amasengesho y'iminota 30 cyangwa isaha. ya lisiti bayimurikira imana, baravuga ati imana, iyi lisiti y'abashumba b'amaparuwase turashaka yuko uteraho kashe yuko uyemeza. Amakuru rero namenye ni uko lisiti bakimara kuyemeza bakayimurikira imana yarayemeje nayo irangije iteraho kashe. Bafashe amvirope bazishyiramo impapuro zanditseho izo lisite z'ayo mazina y'abo bashumba, baragenda bafata umwanya w'ubwiherero barasenga uwo mwanya w'isaha, babwira imana ati dore ngaba. iyo mana nayo iraza iteraho kashe. None kashe yateyeho ni bwoko ki, ko tuzi ko kashe y'imana ari amaraso ya Kristo yamenekeye igorogota, bari ifunguro ryera, byagenze bite? Tera agatebe, numara gutera agatebe ukiyegereza, wambabariye ugatera agatebe ukandika munsi muri komenti ngo ukagira inkuru kuduhera amakuru ku gihe. agatebe nagateye nanakiyegereje, sindi kunyeganyega, nguteza yombi ndetse n'abandi bose tugukurikiranye tuguteze yombi. Ngaho yatubwire niba bariye ifunguro ryera bareba ko bajya ku meza y'umwami kugira ngo ayo maraso ya Kristo iyo kashe ijye ku rutonde rw'ayo mazina. Ariko nge wibuke ko hari icyifuzo abakristo batugejejeho minsi ishize cy'uko hari abashumba bifuza ko bagomba kugaruka mu ruhando rwo kuyobora intama z'Imana kubera ko bababona nk'abanyamico myiza. lisiti barangije urwo rutonde rw'abo bashumba, yesuwe rw'abo pasitori, rw'abo abapastori b'abagore bujuje ibisabwa b'inyangamugayo. iyo lisiti barangije kuyikora, barayitoranya, bareba abantu b'inyangamugayo wuzuye umwuka wera
have se kandi have ibyo by'umwuka wera se by'uko bagomba kuba buzuye umwuka wera ubizanyemo gute kandi bitarimo? Ntabwo birimo. Niba nabyo babigendeyeho ubwo baba bishe itegeko rya Adeper riri kugenderaho muri iki gihe. Itegeko riri kugenderaho ni uko bagomba kuba bujuje ibisabwa bikubiye kuba bafite ubumenyi bushingiye ku myigire cyangwa se kuri level ya etide runaka. Naho iby'umwuka wera ubizanyemo gute? Bagomba kuba bujuje ibisabwa, bafite lisanse na PhD. Iby'umwuka wera bibe biretse. Ahubwo mbwira ibindi. Imana yabyemeye rero, Imana yabyemeye. Okay. Niba Imana yabyemeye ikabyemera ko hagomba kuzamo n'abanyamwuka wera hadashingiwe gusa ku bize ku masomo, ntiharebwe ku masomo, ku bafite level y'amasomo runaka gusa, hakazamo n'abanyamwuka. Imana nayo ikaba yabyemeye, aho ni sawa, twabishimira Imana. Natwe ntabwo twabirwanya ko hazamo abanyamwuka, ahubwo bakubiye mu berekera hehe ku mubare ungana iki? Wowe dore urutonde ruri imbere yanjye we, ubu se nyavuge, ariko ngiye kuvuga ikibyimba kimeneka. Abagore bazahabwa amaparuwase ni abagore 10, harimo abasengewe ejo bundi bagahabwa inshingano za gishumba hirya no hino. Harimo abagore 10 bazahabwa amaparuwasi. Ibimenyetso ibyo birakureba, ibyo by'ibimenyetso niba ubifite birakureba. Ngewe icyo mbaza ni iki ngiki: kuki bahisemo abagore 10 gusa kandi paruwase are 30? Ubwo izindi 20 zirahabwa abande, urumva ko zirahabwa abagabo gusa. None kuki basumbanyishije jenda? Ubwo jenda ntibayisumbanyishije, ngira ngo bari kuza ari 15 n'abagabo bakaza ari 15. None ubwo ubuse mubwire n'amazina yayo se yabo. Oya, iby'amazina yabo byo reka tubireke, bifite abashinzwe kuzabitangaza. Gusa twebwe nuko twamaze kumenya umubare. Ahubwo tubwire abagabo bo bite? Abagabo rero bazasengerwa, bazahabwa inkoni ya gishumba kuyobora paruwase ni abagabo 15. Mbasha, ni abagabo 15. Ariko aho ngaho urumva ko ntari kwemeranywa nawe. Ntabwo turi kugendana neza mu mibare. Imibare uri gukora ubundi bimeze bite? Abagore tubwiye ko ari abagore 10, abagabo nabo baje ari 15. Tayari ya ajenda y'abagabo yo byahuye. None se ku bagore mu maparuwasi 30, abagore ko ari 10, izindi paruwasi 5 zisigaye ari izande. Ziraza gusigara ari izande. Muri paruwasi 30 zose ziri mu rwego rw'igihugu, ubwo izindi paruwasi 5 ziraza gusigara ari izande. Baraza kuziha abakobwa, abasore. Bite izo paruwase 5 ziri gusigara cyangwa hari abandi bagore 5 bakiri guporopozwaho kugira ngo nabo urwo rutonde narwo bazaruzane baze buzura ari 15 kuri 15? Tubitega amaso tubiharire amasaha ari imbere. Ariko se ibingibi murabyumvisha? Yego, ibyo byo twabyumvise. Ahubwo mbwira cya cyifuzo cy'abakristo badutumye yuko hari abashumba bifuza ko bagomba kugaruka mu kuyobora umukumbi w'Imana. Abo abashumba bari basanzwe bayobora amaparuwase bamwe b'imico myiza, bite byabo? Amakuru ngizeho kano kanya, abagabo 15 harimo abasanzwe bafite amaparuwase bazagarukamo, harimo n'abari bayoboye indembo zahujwe batabonye uburyo bagaruka mu ndembo, bazahabwa amaparuwasi. Ubu se mbakubwire? Oya, ibyo kuba tubwira byo bubiretse bubyihanganiye, tube tubigumanye gutyo, ubyigumaniye gutyo, kubera ko ayo mazina
ndifuza ko yazatangazwa n'inzego zibishinzwe kuzabishyira ku mugaragaro. Nibyo inzego zibishinzwe nizo zizabishyira ku mugaragaro, ariko ubwo hari abashumba bazagarukamo, ubwo cya cyifuzo cy'aba bakristo cyaba kirimo kigenda gisubizwa. Ahubwo se ikindi nabaza cyo, abashumba b'indembo bari basanzwe ari ab'indembo, bite byabo? Bamwe basezerewe batabonye imyanya kubera ko indembo 9, urabona havuyemo indembo 5. Muri izo ndembo enye nta bazagarukamo, bose se bari ibijura nk'uko amakuru yabivugwaga. harimo abashumba b'indembo bazikezwa burundu bitewe n'imyitwarire bivugwa ko atari myiza. Hoya bivuga amazina yabyo, ntabwo ari uko imico yabo bitari myiza, ahubwo ngo bari ibijura ku rwego rwo hejuru. Intego yabo ntabwo berekezaga abantu kuri Kristo, kandi niyo ntego ya Kristo yavuze mugende amahanga yose mwigisha abantu mubahigura kubona ubw'ubwami bw'Imana, dore ndi kumwe namwe kuzageza ku mperuka y'isi. Ariko bo intego yabo ntabwo kwari kuwerekeza abantu kuri Kristo, intego yabo bwari ubujura, ibindi babifitiye izindi purpose muri bo bareba gusa bacunga mu itorero, babikoraga nk'akazi, atari umurimo w'Imana, atari umuhamagaro. Ngaho rero ndumva rero babivuga mu mazina yabyo, si uko atari imico myiza, ahubwo ni ubujura. Nuko ahubwo ngiye kambe ngarukiye aha ngaha, ibindi naho ejo tuzabona n'ejo. Sawa komera cyane. Shalom bakunzi, mudakuhwema gukurikira isi ya Bibiliya, ntimugende mudakoze subscribe hano ku isi ya Bibiliya. Niba ugeze hano bwa mbere, turabakunda.